kumuhana kuko anyuranyije n'amabwiriza. Ayo mabwiriza rero nayo Imana yari ihaye Mose ku giti cye. Mu nyumve neza abankurikiye, ngewe Fortune mfitanye amabwiriza Imana ima ku giti cyanjye. Imana ifite uko inyobora, ifite uko imbwira, ikambwira ati wenda naguhaye Imana yo kubwiriza, bwiriza abantu gutya, jya hanaha, senga gutya. Ayo mabwiriza atandukanye nayo Imana iri kuguha. Wowe uko muvugana n'Imana ntubizi, umbira amabwiriza Imana iri kuguha. Imana ishimwe. Bajya kwambuka Yorodani iteka ni uguca bugufi kumvira amategeko ye. Haleluya. Imana ishimwe. Gushaka Uwiteka ni ukumvira amategeko y'Imana kandi tukumvira n'amabwiriza. Burya Imana yigeze iganiriza ubwoko bwayo inyujije muri Mose, imuha amategeko ariko imuha n'amabwiriza. Igice cya 5 dusome duhereye ku murongo wa 6. Ni umuhanuzi mutoya ariko wahanuye ijambo rikomeye. Reka twumve. Umunsi wemerere umwuka wera akujugunye mu kidege, akujugunye mu kidege. Imana ishimwe. Imana itugaruriye ibihe byacu, tugaruriye umunsi mwiza, duhaye umunsi mwiza kandi ndabizi neza hari abaguwe neza, abataguwe neza ni mwihangane. Hari abagize ibyago, hari abashonje, hari abafite ibibazo bitandukanye. Ndabakomeje, nimukomere, nimukomere kandi ibihe bihora bisimburana. Uyu munsi wababara ejo ukishima. Munyemerere ndagarutse ngo tuganire. Abambonye bwa mbere kuri iyi kamera nitwa Musabimana Fortune. Ndaje ngo tuganire ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Nyakubaha Imana yacu turagushimiye, tugushimiye kuri umubyeyi mwiza. Imbabazi zawe zabanye natwe, waraturinze Mana, turahumeka kubw'ubuntu bwawe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndagushimira kubw'abantu bose bankurikiye, ndagushimira kubw'ijambo ryawe Mwami. Ijambo ryawe rirahumura, ijambo ryawe rikomeza abadakomeye, ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rirema amahoro, ijambo ryawe rirakomeza. Izina ryawe rihimbazwe. Tugarutse aha hantu ngo tuvuge ijambo ryawe. Reka tubure ugaragare, hagaragara icyubahiro cyawe. Ntaba ari njye ugaragara, ahubwo izina ryawe ari ryo rihimbazwa. Umuntu wese wumva ijambo ryakomezwe naryo. Dusengeye abarwayi kugira ngo bakire, dusengeye Mwami afite ibibazo byose kugira ngo babere igisubizo. Ngaho ngwino uganze, vugana natwe Mana, vugana n'abadukurikiye Mwami kuri icano. Kuboko kwiza kw'Imana kubagwe neza. Ngaho tuyobore mu ijambo, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe ari ryo rishimwa. Nsenze shima nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe. Nanone uko nari ndimo mbabwira, nitwa Musabimana Fortune. Numva nezerewe ku bwanyu ko mbonetse imbere yanyu ngo tuganire. Tugiye kuganira ijambo ryiza riri mu gitabo cyitwa Amos. Ni igice cya 5. Ni ijambo rikomeye rivuga gushaka Uwiteka. Gushaka Uwiteka. Mbese abantu bashaka Uwiteka gute? Ese n'icyo Uwiteka bivugaho? Munyemerere tuhasome mu gitabo cya Amos igice cya 5. Dusome duhereye ku murongo wa 6. Ni umuhanuzi mutoya ariko wahanuye ijambo rikomeye. Reka twumve. Haranditse ngo ahubwo mushaka Uwiteka kandi nibwo muzabaho, kugira ngo adatungura inzu ya Yosefu ameze nk'umuriro ukongora i Beteli, hatazaboneka uwo kuwuzimya. Yemwe abahindura imanza zitabera kuba apusino, mukagusha hasi gukiranuka. Mushaki yaremye inyenyeri za Kirimiya n'iza Oriyoni, ihindura igicucu cy'urupfu ikakigira igitondo, ihindura amanywa umwijima wa nijoro, ihamagara amazi yo mu nyanja ikayandagaza ku isi. Uwiteka niryo zina ryayo, niwe uzanira abanyamaboko kurimbuka bibatunguye, bituma kurimbuka gutungura igihome. Twakire neza ijambo ry'Imana. Munyemerere tuganire kuri iri jambo rigaragara nk'ubuhanuzi bwaciye muri Amos. Yari arimo abwira ubwoko bwa Isiraheli ko bagomba gushaka Uwiteka kandi bakamwubaha, bakamuhesha icyubahiro. Hanyuma abagaragariza ko nibatamushaka bazahura n'ibikomeye biteye ubwoba, kuko ibintu bibwiraga ko byababera amanywa cyangwa byababera umucyo, ko Imana ibasha kubihindura umwijima. Ahita agaragaza
bigaragaza ukuntu Imana yacu ikomeye, ukuntu ibasha kurema inyenyeri zikomeye. Izi nyenyeri batubwiye ni inyenyeri ziruta izindi. Imana ibasha guhamagara umuyaga ukayitaba. Ni Imana ihamagara imvura ikayikusanya ikayigusha mu isi. Imana ishimwe. Ni Imana ifite imbaraga, ni Imana yo gushakwa. Imana ishimwe. Yaravuze ngo ahubwo mushake Uwiteka kandi nibwo muzabaho, kugira ngo mudatungurwa. Kuko abantu benshi bazatungurwa n'uburakari bw'Uwiteka. Ariko inama Uwiteka ari gutanga nuko abantu dushaka Uwiteka. Ijambo rikatubwira ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha areka ibyo yibwira. Dushakishe Uwiteka ngo agarukire Uwiteka ntazamugirire ibambe. Imana ishimwe. Imana yagaragaza ko hazabaho umujinya uteye ubwoba ku nzu ya Yosefu cyangwa se ku nzu yanjye, nawe ku nzu yawe byakugora, kuko Uwiteka araje guhemba kandi azahana inkozi z'ibibi. Imana itugirire neza. Ndashishikariza abantu gushaka Uwiteka. Ntago Uwiteka kumushaka ari kumushakira mu rusengero, ko bamwe bazavuga ngo nguriya, abandi bajye haranga nguriya. Ahubwo gushaka Uwiteka ni uguca bugufi kumvira amategeko ye. Haleluya. Imana ishimwe. Gushaka Uwiteka ni ukumvira amategeko y'Imana, kandi tukumvira n'amabwiriza. Burya Imana yigeze iganiriza ubwoko bwayo inyujije muri Mose, imuha amategeko, ariko imuha n'amabwiriza yo kuyobora ubwoko bwayo. Rero hari amategeko tugomba kubahiriza, kandi urayazi. Wowe undeba urabizi ko gusambana ari icyaha, urabizi ko kwiba ari icyaha, urabizi ko kugirira nabi umuntu ari icyaha, urabizi ko urwangano nta hantu rwakugeza, urabizi ko amatiku ubamo nta hantu yakugeza, urabizi byose, urabizi. Amategeko turayazi. Nagira ngo nkubwire, mureke dushaka Uwiteka twubahiriza amategeko ye, twanga icyaha n'igisa nacyo. Ariko nitugomeza kwigaragura mu byaha, ngo Uwiteka azatunguza inzu ya Yosefu cyangwa inzu yanjye cyangwa inzu yawe umuriro. Imana itugire neza. Bijya bigorana kubwira abantu ko Imana izahana kandi izahanisha umuriro. Ugasanga abantu bavuga ngo niterabwoba tubabwira, ariko no mu gihe cya Nowa yaburiraga abantu akababwira ati hagiye kugwa imvura, imvura izabigwa kandi izica abantu. Ariko abantu ntibumvire, abantu ntibumve ijwi ry'Imana. Birashyira birasohora, umwuzure uraza, Imana irimbuza isi umwuzure. Hanyuma no mu gihe cya Loti barabwiwe banga kumva, baraburirwa banga kumva, bakora ubusambanyi kugeza ku rwego bumvaga bashaka gusambanya uwo bahuza igitsina. No muri iki gihe murabizi ko byeze, murabizi ko birahari. Abatinganyi, abakurikira ijambo, murabizi ko n'ubutinganyi bwaje bugakandagira ndetse no mu nzu y'Imana. Mwebwe mundeba, wowe undeba. Ariko hariho imbabazi z'Imana, hariho gukiza kw'Imana, hariho urukundo rw'Imana. Niyo mpamvu ijambo ryanyuze muri Mose ririmo ritubwira ngo nimushake Uwiteka umuriro utarabatungura, Imana itararimbuza isi umuriro. Imana itugirire neza, kandi twubaha amategeko y'Imana n'amabwiriza. Amabwiriza meza ate? Amabwiriza ni ayandi Imana iguha mwihereranye. Amen. Buri wese afite amabwiriza Imana igenda imuha, ikakubwira ngo senga, ayo ni amabwiriza. Ikakubwira ngo kora iki, tanga, fasha abakene, sura abantu, kora ibi n'ibi. Ayo mabwiriza iguha atandukanye n'ay'Imana, kuko uko urabizi ukubanye n'Imana, hari amabwiriza Imana yagiye iguha yo kuyikorera, yo kuyubaha, yo kuyivugira, yo kuyisenga bitewe n'impano yaguhaye. Ayo mabwiriza nayo akeneye kubahirizwa. Imana idufashe. Urugero nabaha, Imana yigeze ivugana na Mose, iramubwira yarayatse amazi kuko bari bahuye n'ikibazo mu butayu. Hanyuma abwira Imana ati abantu banyatse amazi. Imana iramubwira ngo fata inkoni ukubite ku gitare, igitare kiraguha amazi. Urumva ni amabwiriza cyane uburyo baganiriye.
uko ari bubona amazi, ariko uko yabikoze binyuranije n'uko yabwiwe n'iki n'Uwiteka, bituma Uwiteka amuhana kuko yanyuranyije n'amabwiriza. Ayo mabwiriza rero nayo Imana yari ihaye Mose ku giti cye. Munyumve neza abankurikiye, ngewe Fortune mfitanye amabwiriza Imana ima ku giti cyanjye. Imana ifite uko inyobora, ifite uko imbwira, ikambwira ati wenda naguhaye Imana yo kubwiriza, bwiriza abantu gutya, jya hanaha, senga gutya. Ayo mabwiriza atandukanye nayo Imana iri kuguha. Wowe uko muvugana n'Imana ntubizi, umvira amabwiriza Imana iri kuguha. Imana ishimwe. Bajya kwambuka Yorodani, Imana yabahaye amabwiriza, irababwira ngo abatambyi babanziriza abandi kugira gute kwambuka. Hanyuma nibamara gukandagiza ikirenge muri Yorodani, hanyuma n'abahetse isanduku y'Uwiteka nabo bakurikizeho. Ayo ni amabwiriza Imana igenda iha abantu mu rugendo. Nawe wa mukristo unkurikiye, we wa murokora unkurikiye, hari amabwiriza Imana igenda iguha, igenda ikubwira uko ugomba kugenda, ikubwira uko ugomba kuyobora urugo rwawe, uko ugomba kuyobora abana bawe. Mureka twumvire Imana, twumvira amategeko y'Imana n'amabwiriza Imana iduha. Niwanga kubyumvira, umuriro w'Iteka uzagukongerezwa. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo dore ndaje kurimbuza isi umuriro, inzu yawe izagurwaho n'umuriro. Imana itugire neza, Imana idusure. Hanyuma uyu muhanuzi harabihanura, munyemerere ijambo turyumve. Umurongo wa 8, mushaki yaremye inyenyeri za Kirimiya. Ntabwo nziza ariko ni inyenyeri zikomeye. Iyi Imana yacu irahambaye bavandimwe. Imana yacu ni Imana ikomeye, si Bayali, si Dagoni. Wowe unkurikiye ndakubaza ngo wiringiye iyihe Mana? Uri gusenga iyihe Mana? Ni Imana yaremye ijuru n'isi. Ni Imana bari kutubwira ihindura amanywa ijoro. Ubu turi ku manywa, ubu turi nko mu masaha 9 aho ndi kubwiriza, mu kanya ijoro riraba riguye. Iyo uhamagaye umuntu uri mu bindi bihugu, ubu hari abaryamye, hari ababyutse. Imana yacu ihambaye irabikora bikemera. Mureke dushake iyi Mana. Haleluya. Iyi Mana ifite ubushobozi bwo guhindura ibyanze guhinduka. Mureke tuyishake. Shaka Imana mu bigeragezo ufite, shaka Imana, ubaha Imana, kiranuka. Imana ishimwe. Mureke dushake iyi Mana. Barimo baturangira, umuhanuzi arimo aturangira. Hanyuma Imana nuyishakira kumarira iki? Imana iraguha amahoro utigeze ubona. Haleluya, haleluya. Imana iraguhuza nabo mutagihuza. Iyi Mana iguha ubutunzi buhishwe ahantu hakomeye. Iyi Mana igusezeranije irasohoza. Iyi Mana nje kukubwira yitwa Uwiteka. Ni Imana ihambaye, ni Imana y'urukundo. Ngiye mbora uko nyivuga. Ni Imana ibabarira gukiranirwa. Niwemera guca bugufi, ukemera kwihana, irakugirira imbabazi. Rero ijambo riraturangira ngo nidusake iyi Mana ihindura amanywa umwijima wa nijoro, ngo kandi hamagara amazi yo mu nyanja ikayasandaza ku isi. Abagerageze kujya mu mashuri, twese twagiye mu mashuri bamwe, ariko batubwiye ukuntu imvura ivuka, ukuntu ibihu bihura bikabyara imvura. Ariko iyo tugeze muri teoloji tukagera mu ijambo ry'Imana, tubona ko Imana yacu ari Imana ihambaye, ari Imana ibasha gufata amazi ikayahamagara, ikabwira ati wa mazi we ngwino hano, ikayegeranya ikayagusa ku isi. Imana yacu irakomeye. Njya mbona abahanga bateganya igihe bakakubwira ngo biri bugende gutya, ariko bugacya Imana yacu yabihinduye. Ejo ukabona imvura iraguye, ejo ukabona izuba riravuye, ejo ukabona Imana irabikoze. Imana yatandukanyije inyanja abantu bagacamo. Ni Imana ihambaye. Haleluya, haleluya. Mureke tuyizere, mureke tuyishikameho, tuyishakishe umutima wacu wose n'imbaraga zacu zose. Mushaka Uwiteka bigishoboka kwaboneka. Ni mumwambaze. Haleluya. Ni mumwambaze akiri bugufi. Ukiranirwa areka ibyo yibwira, hanyuma tugarukira Uwiteka nawe azatugirira imbabazi. Haleluya. Imana yacu irahambaye. Imana yacu yitwa Ndiho. Imana ishoboye byose. Ni Imana Uwiteka. Ni Imana ihoza abarira. Ni Imana y'urukundo. Umva, reka nkubwira wowe nteze amatwi, umva, shakisha Uwiteka. Amen, amen. Namwe bamaze kumushaka ni mumwikomezeho. Muririmbyi yararirimbye ngo njya nikomezaho, nta wundi ni Kristo. Reka mubashimire nti Yesu niwe umpagije.
ukeneye guhazwa n'Imana. Wowe wabuze amahoro, Imana iraguha amahoro. Wowe wabuze ibyishimo, Imana iraguha ibyishimo. Mureke dushaka Uwiteka, nawe kandi adutegeye ibiganza. Agutegeye ibiganza ngo aguhe amahoro. Agutegeye amaboko ngo aguhe ibisubizo. Agutegeye amaboko ngo azakujyane heza. Yaratubwiye ngo ngiye kubategurira, kandi aho ngiye kubategurira muzahaba, nanjye ngiye kuhategura ngo aho nzaba namwe muzabeyo. Haleluya! Nimugubwe neza, amahoro y'Imana abane namwe. Nimumfashe dushaka Uwiteka kandi tumushakane umutima wose. Dusenga Imana. Ndagushimiye Mana, ndagushimiye ko umuntu wese wagushikamishije umutima, ijambo ritubwira ko uzamurinda ukamuha amahoro masa. Abantu bumvise ijambo ryawe, ijambo ryawe riradushishikariza kugushaka. Ndakwinginze ngo uduhe imbaraga, udushoboze kukubaha, udushoboze guca bugufi. Abumvise ijambo ryawe bagasanga baraguhunze, bagasanga badakiranuka, bagasanga amategeko yarabatsinze, bagasanga amabwiriza yabatsinze, bagusabye imbabazi ubababarire. Imbabazi zawe zigera ku bumvise iri jambo. Ugira icyo ukora mu mitima ya benshi. Mwami, utugirire imbabazi. Uwiteka, uduhe kugushakana umwete, kandi uduhe imbaraga ngo abagushaka bazakubona. Urakoze, ndagushimiye. Ushyigikire ubwoko bwawe, uduhere umugisha kubwira ijambo, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Shalom, shalom, mugubwe neza. Hanyuma nugera kuri chano yitwa M.Fortune, ufungure, hariho ijambo ry'Imana, hariho indirimbo, hariho ibintu byinshi byakumara umubabaro, wanezerwa. Nuhagera ujye gukanda ahantu handitse subscribe, ariko wowe wayikanze, Imana iguha umugisha. Hanyuma usabwa gukora like, ugakora share, ukohereza n'abandi, tugafatanya kubwiriza ubutumwa bwiza. Shalom.